ano mafaranga agiye gutesha umuhungu umutwe utabona none uko nsigaye ndinze ko nsigaye ndi umukire akumahuje nawe rero ni n'umukire wawe nzajya mugavura nzajya nyagavura mubeshye ngo ibintu ngo byarahenze aya nayanjye ahubwo reka mbe nanayabitse aya ndi buze kuyahahisha akambanze ndabanza nyesha uriya muhungu mu mutwe ndashaka kumusaza mutesha umutwe ngo harya yaravuze ngo ndagaturage ngo nkora akazi ko mu rugo se buriya mabuja akatashye nawe yaza arambangamira nangiye guhita njya kwirebera kiriya gihungu nkabanza nkagikura none ndebera isitaha nawe aba mbangamiye rwose nyine nzajya mwereka ko nyine bitambabaje kuba yenda atashye kare ariko arambangamiye ariko nta kundi sikagaramya isushira wanjye we yesu shirwa uryamye aha shirwa jye wiha agaciro uryamye ahantu koko akuzana narindi yo wari uri hehe uramvanye wari uri muri andote se basi mbese waje kundo tukaryama ku muhanda umva narindi kurota ndi muri paradise serious wumvaga no twagiye wari urukora no twagiye umva ngiye nawe twari turimo turaguka tujya mu ijuru ahubwo uzise cyangwa ari urukora twavuye mu bihuru twagiye aha hasobanutse kunyibutsa biriya bintu by'ubushize uzi imihiro mfite hano mu mugongo wowe ntabwo nakongera kujya mu gihurumane warwanaga nagwa n'iki warwanaga n'iki ntabwo uzi ukuntu rwajama rwagwise irankoni na n'ubu ngubu biracyitambitse mu mugongo kutabiretse se yubireka nose ubundi duheruka guhura ryana uje kuryama akoresheje nawe uransebya uyu uransebya rwose nyine wowe menya ko hano ariho nkora hano uransebya rwose uryamye ubwo si inzoka iyo kurya gusa hano urabona hari inzoka zihari urumva mfite n'amafaranga wayabonye nawe wibye nyokobuje icyo ndabazi yewe nawe wibye nyokobuje ndakuko nkora akazi ko mu rugo none sukoje njyewe umwana w'i Kigali se ngiye nkora muri ambasade ya Amerika nyine we gura kantari oya ntabwo nagura kantari sanze uryamye hangewe agushaje urabye n'abatumana kwawe sunkunda se yego ndagukunda ariko nawe wawe se niba umutima wanjye warawutwaye kandi nanjye ngatwara wawe ikindi kibazo ufite niki gura kana ahubwo uskunu niwe mushakiye ufite angana wayabonye ibi ni bitanu zana mbe mbikubiki oya wibimbike zana oya zana sunkunda nyine yego ndagukunda ariko nyine zana nyine mbanze nkwereka yandi mfite zana buretse wagize ngo nawe gusa mfite ufite angahe ndahubwiye ati urumva wowe witwaye neza nakugura n'inzoga zikakwira uzi ko n'ubuzima bwawe ngubu nabugura nyine tugiye kumeneka we zana amafaranga wayabonye aya nangahe zana oya aracyaza ndacyazana nandi zana nandi cyangwa mbonye kuri uranyisuzugura uzi njyewe i Kigali aba bajura we zana yakufa oya buretse wagize ngo nayagusase zana nandi nyine ni imituku gusa zana wayabonye hano harimo nandi areka mbanyihoreye no mwisitiye harimo andi mafaranga arega ngiye ukundana na habandi oya buretse ariko tubanze nyine tubiganire wayabonye iki ariko urabona ko n'ubuzima bwawe nabugura urajya kugura n'amagara yanjye man
he nabuguru mbishatse wanyitwaraho neza. Oya nyine nubundi wari usanzwe afite weza amafaranga. Reka kungora ureke no kumvuna ntunanyikureza imitwaro y'amasaha uje kundeba. Reka nkwereka gahoteli tujyamo sibyo? Ushaka kunsohokana se? Amafaranga urayafite weza. Ufite amafaranga. Weza ubuzanye nka bitanu uzanye basi meme. Nose nkurongora neza ukemera. Undongora neza? None sitana amafaranga. Reka nkubwire rero. Uzi ko wanibe cyumva nkubwire. Undongora neza? Buryo wumva ko nabwo amafaranga 5,000. Uza abasore bari hanze. We noneho nkubonye uri na fake uri fake. Noneho nimba utinyuka kuryama haga uri umuntu w'umusore umva ngiye natwakunda ahubwo ngiye kankubwira. Ntuzonye no kumvugira. Uzi buri reka nkumabuje noneho reka nku. Noneho nanakubwiza kuri tubaza ako man wamba bari ukanvaho. Ariko ubundi uranze. Ubundi wazanwe n'iki? Wazanwe n'iki hano niba utazi kuyamba? Uzi ngiye nyine mba ndi gutembera nyine ndi kurya nyine ubuzima tu. Kuba bana dufite amafaranga nyine tubaho neza. Ubo urayafite? Urayafite aya? Zana nyine. Oya. Zana wawe. Ayo mafaranga urayafite? Nyamuko, ntasa uri kumva ufite nyiragashwa. Mabuje. Dafutse ngo bantu bwe gatonda. Babibwiye guhera karisera menye byari byo. Bwira nta soni ufite. Ndende mva muri pose ukiri munze ubusore cyakoreke n'amafaranga nyine ntago urayanzana n'amata ntago wayazanye umwana nasanze yarize wenyine none nubwo urakicaniye kumbi n'ibirara by'umuhongo None se ngo nasanze ku muhanda baki. Hereza amafaranga yanjye ndabyizana. Uranyirukana se? Hereza ibiri turabivugana. Ariko ntabwo nyirukana. Hereza. Uranyirukana. Hereza. Ngo nuburaya. Nandi kuva ngo mwahuje ibitsina. Ni ibitsina byishinge, ibitsina by'urubingo. Asegura muri gupfiki. Bari gupfiki. Mbabarira. Buretse kumwitashe urumva? Nimba waye amafaranga sa amafaranga cyangwa mwese. Amafaranga ntanga ari ngaye. Amafaranga ntanga ari ngaye waye hoye. Namuhereje 15. 15? Ayinyama. Andi wayashize. N'ayamata. Andi wayashize. Nagira vuba. Amafaranga wayashize. Nampereze. Zana amafaranga y'abantu. Fakuno kasaze wagashinze wogiye hari amafaranga. Reka ngiye tuziranye he. Ni wowe uyafite. Amafaranga nta mafaranga wampaye. Ariko ababyeyi. Yakuno kareba. Toka. Nayaguhaye n'ukuri kwima. Sinakubwiye. Aka gakobwa kawe nagashinze. Ndi kumwe na Papa Simbi. Ndanje kujya gushinga higiri uwo musuti wawe wawuzanaga hariya ngiye uza kunyiteretezwa ngiye turazanye ngiye. Aho gasutika waje. Amafaranga yanjye. Ese wazanye amafaranga y'abantu. Amafaranga wayampaye ari ndi hari. Cabanyirukanye. Ninde wayampaye hari? Nta mafaranga wampaye kandi unanyibagirwa. We. Ngomba nasize umuntu kurugo. Ujya kugafungisha ahubwo ujya kugafungisha. Uri igiki? N'umunota wigize ndaya y'Ikigali. Ase wazanye amafaranga y'abantu. Tunga sana unanyibagirwa wa mugenga. Baba we mujyane n'urutango amafaranga. Ntabwo nakubyaye. Kigwari wigera byaye ibi mabuje basi chaka amafaranga. Basi niba utayabonye ndamujyana. Uzi ko Papa Simbi yabimbwiye sinkamenye ibyari byo koko. Isaha yose yamboze nyimaze mu rugo we ese nta nugugira nubwo bako nkuciyeho muko. Ntabwo ugira ubwoba? Mabujanyina. Numvaga ntagushaka mu rugo rwanjye ariko ngiye kwihangana njye mu kazi ndaza nsobanurire ngo ibintu ngo by'ibyo. None se ushaka kunyirukana? Nimba ngo ari ibisindika simbizi ngo wamiceje imbere. Ibyo byose ari ubinsobanurire ntago mbizi. Indara z'Ikigali n'umunota. Uranyirukana. Ariko ubu ngubu mwamwibegeye n'ahantu mwavuye ko ntabwenge mamufite. Mabuje nunyirukane basi. Reka nigendere ibindi ntabwo mbizi. Ibyari ntabwo mbizi nsanga amafaranga yanjye. Ndaje nze mpite mpamagara
ese umukobwa oya uzi ko azanzana nubahamagara n'ibirara mu rugo bikanyiba oya ugiye kubahamagara nasanga baranyibye ubuse gukorera iki amasaha reka manje mu kazi batanyirukana je ngiye mu kazi ubundi ahasigaye ibindi ariko akumero nitushi oya nubikore ubwo uri gutera indagahinda oya mabuje basi reka nkwereke sibyo umbabarira iby'uyu munsi byonye nongera kumfatira mu ikosa uzahita unyirukana sibyo ubabare nyine umbabarire ubuse ninde uri gutera agahinda nyama mabuje nukuri umbabariye none ntago nazongera no kuva no mu rugo nukuri nabije ntunyirukane ngiye kukubwira buri kimwe cyose sibyo nyine iyo wagiye amafaranga nyine unuriya muhungu duhita tugenda ku muhanda tukaguramo capati amafaranga uba wamaye ngo tugungungure amata ya keza Clementine ubwo nta soni Mungu umwana wanjye buriya ntago burya nywa amata nari nzi ko abana bavuye mu cyaro nari nkubonye ndavuga inti byibuze nzakurera umbera umwana ariyo mpamvu nayo mfitiye imishinga myiza ariko kumbi nawe uhisuraruka ubu wanduye kanya kikoko ariko Kigali numvaga bayivuga kuko nari ntarayisobanukirwa nawe none se mabuje uko Yusufu uko utangiye ko warumbwiye ngo urahituma imbabazi ukaba uri kunuka none yewe ntago nagutuka nawe nyine ndacyakubwira n'ibindi byinshi nyine ejo nagurishije n'ibiro 2 by'umuceri wiki nabaga nzi ngo ni urukundo mama Fabrice ni uba wanshutse narabigurishije ibiro 2 by'umuceri nyine ndajya nkubwira buri kimwe cyose nyine uhita umbabara nyine tubirangize sibyo umbwisha ukuri nukuri ntago uzabisubira ntago nukuri umbabari irya none ntago nakongera none se n'amafaranga yanjye ndabanya kubabariye nyine none se ushaka kuzayangata ku kwezi nyagukata se urayampa wayaguze iki se wayaguze iki nyine uriya muhungu nyine kubera ko yari sheri wanjye nyine niwe nyahaye ese ubu n'umuntu utangiye gukundana n'ibyo abasheri urabizi ntabwo nzongera basi reka nkubwire ibizakubaho uzabyirengera oya utabikora none si bambwiye ngo nkubwize ukuri bareka rwanda iyo wibikora nawe ufite aho kujya utabikora sibyo umwana niwe wihingwa ry'imukondekora basi mubwire n'ibindi mbwira ariko urambabarira mbwira ariko ndakwiye nyine ya mafaranga wabuze nkakubwira ngo ni imbeba zayatwaye n'ingiye wari wayajyanye wayakoresheje iki nyine nayaguzemo amavuta yo kwisiga yose ayandi nyoherereza mu rugo banguriramo ihene ejo heza warayiteganyirije none se uranyirukana oya ntabwo ndi bukwirukane ibindi turabiganiraho ngiye ku kazi amasaha yancitse ngaho basi seka mbone ko wambabariye ngaho basi banduse haguruka nsangira umwana nyabo haguruka nta kibazo twajyaga duseka nta kibazo nyine wowe haguruka wigende urambabariye se ubwo reka nigende oya utagenda utazimaye nakubabariye noneho ndajya mfata keza neza kubera ko umbwije ukuri ndakubabariye ntuzongere ngaho haguruka none se amafaranga uzankata ku kwezi ariya nyine oya ndaza nyine tubiganireho nta kibazo urambabariye ngaho seka ndebe oya haguruka ugende haguruka nasetse haguruka ariko rero n'ikindi gihe uzongera kunyiteteshwa nsangira umwana none se mpamvu ko kuvuga ngo ndi kukwiteteshwa